reka mbaze ngushimire cyane ko wampurije muri iki kiganiro n'umubyeyi w'umuhanga cyane nkunda cyane cyane iyo amakinamico yatambuka mu indamutse ziyakina numva nishimye cyane. Wakoze rero kumuzana Mukamusoni Fulgence, Imana iguhe umugisha. Aya magambo atondetse mu buryo bumanutse ari mu gice cyitwa umwanditsi. Umwanditsi w'igitabo ni kuri paji ya 5 yacyo. Iyo urebye uburyo inyuguti zimanutse zihita zikora izina ry'umwanditsi iry'inyarwanda n'irya gikirisitu. Haravuga ngo burya urukundo nyarukundo rubaho rwose, ushobora kuba ubishidikanya kubera impamvu cyangwa se ukaba warayobewe icyo wakora, yewe niyo wowe waba warabibonye ukundi abaguhemukiye bagatuma uhamya ko nta rubaho, buretse nkubwire ukuri ko ubwanjye nabibonye. Unkundire gusa usome iki gitabo neza kandi cyose, nkurahiye ko nunyemerera ukigwa mu mwanya gusoma iki gitabo bizakungura ubwenge cyane. Umutima w'ukunda ntihazagira uwutwara, rukundo wawe ntawe uzamugerana aho yakugeneye. Umutima we n'ukuri ntihazagira undi uwumutwara. Burya kandi urangaye byashobora kubaho rwose, we kurangara ngo wibagirwe kuwurinda uko bikwiye, ejo utazicuza ntagarurira umutima ugashavura, nyamara warazize kutamenya iby'ubwenge biri muri uwo. Soma si ibikugora, wagize amahirwe urabizi neza, emwe no gushyira mu ngiro izi mpanuro ntibyakunanira. Gutetesha uwo ukunda kandi nawe agukunda, agakomeza kujya agutekereza ijoro n'amanywa, si ibyo kukunanira ndabihamya nta gushidikanya. Papa ukubyara icyo atakubwiye uragisanga umu, amabanga yubaka urukundo ntuzayabarirwa, rwose ntawe uzakubeshya nusoma usesengura, dore ibiri imbere yawe ngo ubisome ubisobanukirwe. Urakoze abakuri iki kiganiro. Reka mbaze mbwire abantu baduteze amatwi ko iki kiganiro ari cyiza, ndagikunda kandi ni icy'umumaro. Baze rero kuryoherwa ariko bashyire no mu bikorwa. Icyari kigamijwe mu kwandika kwari ukugira ngo abakunda bamenye uko bakwiye kwereka abo bakunda urukundo mu bikorwa, hanyuma bakabatetesha mu buryo butuma nta wundi muntu wagaba ibitero ku mutima ashaka kuwigarurira. Bityo rero abantu bavugwamo benshi ni abantu bagiye bereka urukundo. Hari aberetswe urukundo biba byiza, ari urukundo nyarwo, ari naho numva nasaba Fulgence ko twareba kuri paji ya 58 yaho, hanyuma tukaza kureba umubyeyi watanze ubuhamya avuga ko yatwawe umutima n'uwamweretse urukundo akamufasha mu bukene no mu bupfubyi. Reka maze mvuge gutya, twanyuze mu bintu bikomeye mu gihe abantu bashoboraga kuba imfubyi babaye benshi, ariko kandi n'ubu turacyari mu bihe abantu bahura n'utubazo, hakaba habamo n'ubukene. Rero turashaka kubwira abafasha abakene ko bakwiye kubafasha mu rukundo nyarwo, atari urukundo rubatega imitego. Hanyuma abafasha abana bato mu by'amashuri n'ibindi nabo bakabikora gutyo. Ni ubuhamya rero bw'umudamu bita Betty. Icyo nshaka kuvuga nuko ntabwo ari Betty bivuga Beatrice cyangwa se Benita n'abandi, ahubwo ni imwe muri mu marufabe y'Igiheburayo. Nafashe amazina y'abantu bamaye ubuhamya nyahindura mu mazina nkoresheje amarufabe y'Igiheburayo. Ubundi arufabe ya mbere yitwa Refu, ya kabiri yitwa Bet, gutyo. Ubwo rero ni Bet y'Igiheburayo ataza kuvuga, Betty ataza kugira ngo tuvuze. Reka rero turebe uyu mudamu atanga ubuhamya niwe utangira. Ubwo rero reka twumve Fulgence yatangira uko agiye kubikora. Naho undi ukurikiyeho ni igihugu gendaza kuba ndi umwanditsi, n'ubundi ni ikiganiro cya Betty n'umwanditsi. Ubwo rero Betty yatangiye. Ndi umugore ufite hagati y'imyaka 35 na 40. Kubera icyo uhisemo kutavuga imyaka neza nyayo? Ntuzi se ko abagore tudakunda kuvuga imyaka yacu? Nibyo koko, ariko da ngaho rero mbwira uko byagenze. Ese ndahera he ngeze? Hera aho yatangiriye, hanyuma akwereka urukundo ugeze aho bigeze ubu.
reka ngerageze. Nabaye imfubyi nkiri muto. ihangane shenge. Ko atari njye gusa se, ubwo bupfubyi rero bwatumye mba mu miryango itandukanye, mahurira n'ibibazo bitandukanye, cyane cyane igihe nari maze kuba inkumi. ari byo kandi Byihorere wa mubyeyi we, ntuzi ko imfubyi ipfa ikuze? Inkumi z'imfubyi zigira amabanga atavugwa. gusa wowe ugaragara nk'uwarerewe mu bisubizo. Ibi ni Yesu. Ndaje nguhe inkuru neza. Muri ubwo buzima butari bworoshye, nagize ubukene ku buryo nageze n'aho mbura gikotori. Naje kuva no mu ishuri maze njya gukora akazi ko mu rugo. kandi hari ubufasha bwari bugenewe imfubyi. Reka ibyo tubireke. Uwo wanyeretse urukundo akantwara umutima rero, ni muri ibyo bihe yatangiye kurunyereka. Yamfashije kuri buri kintu, amfasha gusubira kwiga, ndangiza yisumbuye ndetse na kaminuza, kandi sinari nabonye buruse. yewe yakubereye umwana mwiza pe. Ceceka se wumve. Ubwo ngeze mu mwaka wa 2 wa kaminuza, yanshakiye akazi mu nshuti ze, nta n'ikizamini nkoze. ibaze nta no kujijisha ngo ukorane n'abandi baba ari we bafata. Reka da, natangiye ari stage birangira mpagumye, n'ubu niho ngikora. mbega ibintu byiza. Ibyo bikorwa yankoreye rero byatumye ntamubona nk'umuntu usanzwe, ahubwo namubonaga nka marayika w'Imana. Icyo nakubwiye ni uko tutari tunahuje ubwoko. ariko ngira ngo ibyo ntibigikora. Ni wowe ubizi cyangwa urajijisha? oya ni ukuri, niko ntekereza kandi ngira ngo niko mbibona. Tubyihorere. Aho anyeretse urukundo rero noneho akantwara umutima burundu, ni igihe kimwe yansohokanye akambwira ko agiye kurongora. aho se kandi hagaragaye urukundo gute? Windogo yase nkubwire muri make. Twaragiye angurira ibyo nshaka, nuko yajyaga agira igihe abinkorera ngo anduhure, cyane cyane iyo twabaga twarangije ibizamini. ariko banza umbwire, nawe yarize ku buryo amenya imvune y'abiga? Uw'abandi yarangije amashuri abanza gusa, ariko ni umuhanga bitangaje, kuko n'icyo gihe yari umucuruzi w'umukire. Icyo gihe ikiganiro cyari kidasanzwe kuko cyari cy'umushinga yateguraga wo gushaka umugore. nizeye ko ari wowe yasabaga ko mwakubakana. Oya, ariko icyo nacyo cyongereye urwo namukundaga. Yari afite umukobwa yarangirwaga na bene wabo wo mu muryango ukize nkabo. none se ubwo yakoze iki koko? Ubwo yabimbwiraga nabanje kumva ntacyo bimbwiye, ariko nijoro natashye nibwo nibajije uko aremye biranyobera. Natekereje umuntu wantanzeho amafaranga atabarika, akaba ntacyo yansabye, cyaba kuryamana cyangwa kumwishyura amafaranga ye, nsanga atari umuntu usanzwe. cyakora ntasanzwe pe. Wowe uravuga. hanyuma se mwaje kubana mute? Icyo kiganiro cyandaje amajoro ntibuka ntasinziriye, ku buryo nongeye gusinzira ari uko musabye ko ari njye agira umugore. wabimusabye ute rero? Nanjye naramutumiye mujyana kumugurira, maze mushimira ibyo yankoreye muha n'impano, ariko ntumbaze ibyo namuhaye. kubera iki utayimbwira? Oya, ibyo ni ibyanjye nawe gusa. Gusa muri iyo mpano nanditsemo amagambo make, ariko nsoza musaba ko yanyihanganira, nkamwitura ineza yangiriye, nkazamubera nyina w'abana, umukazana w'ababyeyi barize neza, muramukazi wa bashiki be. aha rero Betty yagize ikiniga amara umwanya atavuga. umwanditsi: ihangane komera. Iyo mpano namusabye kutayifunguriraho kuko ntifuzaga kumubona asoma ayo magambo. Sinabitekerezaga ko yava mu mushinga yari afatanije n'umuryango, nako n'imiryango y'abantu bakomeye. wa mugani ntibyari byoroshye, byaze gucamo gutese. Twaratashye maze nyuma y'iminota nka 10 ngeze mu rugo arampamagara. Umutima uradiha, nanga gufata telefone, arongera ndihangana ndamwitaba. nuko rero aragusubiza Cyane. Yambwiye ko nta nyiturana nkeneyeho. Akivuga atyo sinzi uko byagenze, naguye ukubiri na telefone. ngahore. Sinkubeshya, iyo nibutse ibyo bihe ndiseka cyane. Gusa namenye ko no gupfa amarabira bishoboka. bibaho rwose, ariko byaje kugenda gute? Ubwo nyine naguye ku gitanda, naje gukanguka mubona ndi iruhande, kuko yumvise ntagikomeje kumuvugisha. Ahamagaye sinitabe, we na mushiki we bahise baza kundeba. ayiwe, kurinda kukugeraho utazi iyo uri. Waceceka ko iyo bataza nashoboraga gupfa ngendaniye ko cyangwa se niyahuye. oya nawe wikabya, ntiwari kwiyahura. Birashoboka. Ubwo rero aho nkangukiye, yambwiye ko icyo yashakaga kumenyesha bitari kungira umugore mu buryo bw'inyiturano, ahubwo ari uko Imana yamugeneye kubaho mu muteta abanye n'igitego kirusha bose ubwitonzi. ntiyanakubeshyaga rero, abakobwa bitonda bashobora kuba bagenda baba bake. Ntibyatinze ahise abimenyesha ab'iwabo,
nanjye nubwo bari barampemukiye ndabibabwira. Aho rero niho yanyeretse urukundo koko. atesi Bamwe mu muryango we ariko cyane abacuruzi bagenzi be bamubujije kunshaka, ntacyo bangaya ahubwo impamvu ari ubwoko. ibaze pe, ubwo si byo byarabarebaga koko? Ko byakomeye ku buryo ndetse n'ubu hari abataragera iwacu cyangwa ngo batwemerere tujyeyo. Ikibabaje ni uko bamwe muri aba ari n'abayobozi mu madini. Erega nabo harimo abatarakizwa kandi bari mu bayobozi. Ibyo ni ibyabo gusa, iby'iwabo byo ntakabije, byari ku rugero ruto ugereranyije n'urw'iwacu. Ho byabaye bibi cyane, n'abandi batamfashije barahaguruka barahagarara bageza no kugambana ngo bamufungishe. ayiwe, kugeza aho bazamo no kumufungisha? Uravuga iki ko no gufungwa yafunzwe? Nyamara se uko bamubabazaga n'ibitutsi n'ibikorwa bibi ko aribwo ahubwo yakajije umurego mu kunkunda no kubinyereka. Yewe ufite ubuhamya pe. Wumvise iki se ubwo? Wavuze ko byagenze n'igihe abo twasenganaga baje kubyinjiramo. Ubwo abitwa ngo barahuje bamucaga hirya bakamumbuza, abitwa ngo turahuje nabo bagaca hino bakamumbuza. Twarwanye urugamba rutoroshye.